hari wirembo ryanyugururiwe hari wirembo ryanyugururiwe iryo rembo Yesu wambamiwe igorogota ku musaraba gorogota gorogota ahantu h'umubabaro ni wirembo ryanyugururiwe iryo rembo ni Yesu yuremo ninjire mu ijuru nshuti yanjye nawe ngwino twinjire irembo Yesu gorogota gorogota ahantu h'umubabaro ni wirembo ryanyugururiwe iryo rembo ni Yesu yuremo ninjire mu ijuru nshuti yanjye nawe ngwino twinjire irembo Yesu inuma n'intama kera zaratambwe amaraso yazo yose ibyaha by'ab'isi ariko ntibyashoboye gukuraho wamwenda wamuzaga kugenda. Didier, urakoze kudusobanurira neza uburyo winjiye mu buryo bwo kuririmba. Ese umaze kutubwira ko muri kurara umucyo waririmbaga ijwi rya bazi. Ese ukimara kugera muri korari abakurikiye Yesu waje guhindura ijwi, niko twebwe iyo turi kubikurikirana twumva ko utaririmba bazi. Ese byaje kugenda gute ukimara kugera mu bakurikiye Yesu? Urakoze cyane. Nkimara kugera mu bakurikiye Yesu naririmbye baze n'ubundi. Kuko niyo bari banziho. So twihuse rero naririmbye baze igihe kigeze nko mu mwaka cyangwa imyaka 2. Nyuma yaho tuza kubona umwigisha kuko abakurikiye Yesu bari abantu bashaka kugira iterambere ryihuse. Tuza kwiyambaza rero abatoza baturenzeho. Abo batoza rero bari baturenzeho tubatumirwa nyine na Nziza ni wari umutoza mukuru Elisa mwungirije. So duhita badutumiriraho abatoza nyine barenze nabo ubushobozi bwabo. Uwo mutoza rero ko yakomeje kutwigisha ndirimba baze aza kundeba arambwira ati ariko buri ijwi ryawe ntago riryohanye na baze. Nibyo koko uyiririmba neza urayifiringa ariko uririmbye ijwi rya tenari ryaryoha. So nubwo buryo rero navuye muri baze ninjira muri tenari. Ya ntangira gutyo rero kuririmba tenari. Iyi ni ijwi rya soprano. Urakoze Didier kudusangiza ku miririmbire mu bakurikiye Yesu. Ni byiza kandi uririmba neza, turagushimiye ukomereza aho ngaho. Noneho twagira ngo twatangiye ikiganiro tuganiriza mu mikurire yawe mu bwana bwawe. Turagira ngo none ubu tubwire ese Didier ahageze ahantu muntu ki? Ese Didier ni umusore cyangwa Didier ni umugabo wubatse? Nabwo ya murakoze cyane. Uko ubuzima bwagiye bukurikira ntago naba nkiri umusore. Ndi umwe mu bagabo bashatse ari batoya. Mfite imyaka mike. Mfite umugore yitwa Mukeshimana Jeanne. Nkagira n'abana 4. Abahungu 3 n'umukobwa umwe. Ubaka kanya nibwo buzima ndimo bw'umugabo wubatse. Nkabashima Imana ko turi amahoro. None se Didier, turashaka ngo tubwire ukimara kugera mu bakurikiye Yesu, indirimbo wakunze kurusha izindi ukimara kugeramo ni iyihe? Hashize igihe kinini gusa hari indirimbo ya ndibuka akantu gato ko hashize igihe kinini. Ngo ni abaziranenge. Indirimbo yitwaga abaziranenge. Tuzongera kuba abaziranenge ubwo Yesu azabaje. Tuzongera kuba abaziranenge ubwo Yesu azabaje. Uyu mubiri upfa uzambikwa kudapfa. N'uyu nguyu ubora ntuzongera kubora
oh tuzongera kuba baziranenge ubwo Yesu azabaje. Indirimbo naririmbaga nyine nkumva nagiye mu ijuru, kuko numvaga urumva twe tuvuye mu bihe nanone bibi bigoye kandi bikomeye, noneho iyo ndirimbo ikanyubaka cyane. Zari nyinshi pe, zari nyinshi, ariko iyo nageraga kuri iyo ndirimbo numvaga inejeje cyane. ese mu muryango wawe Yego. iyo urebye ubona impano yo kuririmba wayikomoye kuri inde, ku babyeyi cyangwa se mu bisekuru byanyu? Ese wayikomoye kuri inde? Ese mu muryango wawe ufite ubu ngubu muri mu bana hari umwana ubona ufite impano nk'iyawe? Murakoze cyane, mbajije ikibazo ni cyiza, ariko mu mateka mbwirwa nta muririmbyi wakomotse iwacu, ariko mama ajya ambwira ko akintwite urusoro yakundaga kuririmba, cyane, akunda indirimbo za abasaruzi, indirimbo z'abagenzi, indirimbo za iyi korali y'abapantekote ya kera ni Hoziyana, ya izo korali zari zigezweho muri ibyo bihe, rero yarazikundaga cyane, akunda kuririmba ngo antwaye. So wasanga ariho nakomoye gukunda kuririmba, niko ajya ambwira. So mu bana rero, abana banjye mbona bose, ariko hari abambwira ko batabikunda. Umukuru witwa Kennedy, umugabo, ntago yambwiye ko adakunda kuririmba, yarambwiye ko atabikunda. Mbona n'agakobwa gato nakubona bitaraza, ariko hari babiri babikunda, ariko Kennedy we aba yumva ahubwo yacuranga, yarambwiye ati ngewe ncuranze banumva ari sawa, ariko kuririmba oya. Noneho Arani hari urimo uwa gatatu, ko hari Kennedy mugabo na Raki Kwizera na hakaza na Mugisha Arani rero akunda kuririmba, mbese abikunda byose. Icyanyeretse ko abikunda cyane, umunsi umwe yari arwaye yarembye, hahandi umwana hari ukuntu arwara kubera no gukina cyane no gukubagana ukabona ntiyarwaye. Tujyanye mushiki we mutoya kwa muganga, ageze mu nzira ahubwo aba ari uremba cyane kuruta mushiki we. Noneho umuriro uramurenga, umaze kumurenga cyane amera nk'ugiye muri koma. Ya koma atangira kuvugishwa rero yavugishwaga aririmba indirimbo zose zizabakurikiye Yesu, kuko tuzirepetera mu rugo nyine. Iyo tugira ukuntu dufata tukarikodinga, twajya mu rugo tukigiramo. Noneho atangira kuririmba indirimbo zose zihera ku murongo, ageze kuri iriya ndirimbo nshyashya Irembo, arayitangira ati hari w'irembo ryanyugururiwe, hari w'irembo ryanyugururiwe, aragenda agera kuri Gorogota chorus. Noneho ndarira, agenda karanyita abone nase rirakugurira, uragiye urashaka kuncika mu mutima, nicyo cyahise kizamuka. So aho nahise nemera yuko akunda kuririmba, ariko ni wa mwana no mu rugo iyo hagiyemo indirimbo akunda arayumva ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu wumva ari kuyiririmba. Ikindi ukubona nimba hari umuntu uririmbye atangira kujya ku kidobo, ku kijerekani, mbese ibiti yarabimaze akubita ingoma. Ngayo nguko niwe mwana numva. Ariko dada we dufite agasiniro tumwita ka dada, mushiki wacu tumwita mushiki wacu, ariko yitwa Irakoze Benita. We ubona ntago arabijyamo, ntago aramenya, ntago aragaragaza icyo azakunda. Murakoze cyane. Mu muryango wawe se hariho mwamuririmbana muri korali? Umuryango family, my family, cyangwa n'iruhande rw'ababyeyi? Cyangwa umuryango wawe wose, kuko watubwiye ko umuryango uri i Kigali. Ese hariho mwamuririmbana muri korali wakurikiye Yesu? Muri korali wakurikiye Yesu ndirimbanamo na madamu Mukeshimana Jeanne, nkuko nababwiye turaririmbana, aririmba ijwi rya soprano. Gaye nguko. Didier, dukomeza ikiganiro
kandi twegera no ku musozo turagira ngo tukubaze ese ukigera muri korali abakurikiye Yesu warakomeje ukomeza umurimo koko wo kuririmba ariko njya numva indirimbo zawe ku giti cyawe ku ruhande ese izo ndirimbo zawe zo kuririmba sishobora kuzagutwara cyane bigatuma uva muri korali abakurikiye Yesu? Mu by'ukuri icyo kibazo mbaje ni cyiza, kigeze kibazwaho ndetse n'abantu benshi, ariko mbonye umwanya wo kubamara impungenge. Mu by'ukuri ntabwo kuririmba indirimbo nkanjye bwite ni uburyo niyumvamo impano ibi ngurumanamo nkumva nakwagura umurimo, sibyo? Bikaba ngombwa ko urugero hari igihe nk'abakurikiye Yesu baba batagiye, nkaba navuga ngo nibantumirage nzajya gukora. Nubwo buryo nabitekerejemo, mu by'ukuri ntabwo ari uburyo bwo gusenya umurimo ngo mvuge ngo nava muri korali, ahubwo ndareba niyo umuntu antumiye akantumira mbanza kureba d'abord, mbanza kubaza secrétaire ubutumire buhari. Nakumva ya tariki iri ku butumire iriho iriya bambwiye bantumiyeho, nakumva tuyifite ngahakanira babatumire bantumiye, babandi bantumiye. Nakumva abakurikiye Yesu badafiteho gahunda nk'abakonfirima nkababwira ko nzaboneka. Nubwo buryo ntago kuba ndi umuhanzi ku giti cyanjye bisobanuye ko nzava muri korali, nta mugambi mbifitemo rwose. Murakoze cyane. Abakunzi bawe ubamaze impungenge ko nta gahunda ufite yo kuva muri korali abakurikiye Yesu? Rwose bidasubirwaho, nta gahunda, nta n'inzozi mfite. Iyi si dutwara ahantu hatandukanye mu buzima butandukanye, bizaturuka ku iyi si tuyoboye, ntabwo bizaturuka kuri njyewe ubwanjye. Ntabyo nteganya. Ufite abakunzi benshi haba mu badivantiste cyangwa se no mu yandi matorero y'abakristo, hirya no hino urakunzwe cyane, ariko turagira ngo utubwire, reka utubwire amakorali nibura 5 ukunda n'abahanzi ubakubera icyitegererezo, mbese baririmba bakagukurura cyane, mbese wiyumvamo nabo. Ni nacyo kibazo dusorezaho tugushimira. Murakoze cyane. Ikibazo ko gikomeye, kirakomeye, ariko seka ari menshi ra, ni menshi, yarenga n'5, ariko ubwo mu binsabye reka ariko mpere ku bahanzi. Kamere ku bahanzi. Abahanzi ndi buvuge biri butungurane ko ntari buvuga abadive. Reka mpere ku muhanzi wa mbere unyubaka, uririmba n'ibihangano bye nkumva yabishyizemo ubwenge bukomeye cyane. Ni Israel Mbonye. Mutindaho cyane. Ahari hari igihe umuntu Imana imwambika igikundiro, kuko ndi umuntu nari nararemwe muri ntuze muri kote hari ipinga cyane, niko navuga. Rero iyo umuntu yageze ku rwego rwo kunyemeza, nyine umva nsanga isi yose uretse n'igihugu, nsanga isi yose imwemera. Rero Israel Mbonye ahari hose yumve ko umva ndi umwe mu bafana bawe, ubyumve pe, ndagukunda ubyumve, ndetse binashobotse Imana yitwerekeza ntabwo tuhazi, nazahuzwa nawe tukagira uburyo dukorana bya bugufi. Yangayo nguko icyo cyifuzo, izo nzozi ndazifite zo kuba nazakorana na Israel Mbonye. Ikindi undi muhanzi ni umuhanzi wo mu badive. Ni umuhanzi witwa Fanuel. Nawe ni umuntu uhanga ibihangano bye ukumva yabishyizemo ubwenge. Ntabwo yita ngo iyi ndirimbo izavuduka nshyushya abantu bagurumane, ahubwo wumva yakoranye ibyo akora ndetse n'amagambo yayitondeye cyane. Ni umwanditsi mwiza, kandi umwanditsi wandika ibintu ubona bifite icyo bikiza ku mitima y'abumva. Undi navuga
ni benshi ni benshi ntacyo bari baje hari nka Israel Mugisha ashobora kuba mu Rwanda batamuzi cyane ariko Israel Mugisha ni umuntu wavukiye Uganda ariko akaba afite amaraso y'ubunyarwanda ariko akaba aba muri Kenya niho akorera umurimo hakazana muri rusange aba South Africa uburyo nabo baririmba baranyespira cyane ngasoreza ubwo ndi kuvuga ku bahazi twagira ngo tubwire mu Rwanda mu Rwanda gusa reka mvuge kuri ku musore ntabwo wenda benshi bari butungurwa ariko Serge Yamuremye aririmba neza sibyo hakaza undi muhanzi nawe waririmbye indirimbo mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye reka mbivuge abonye n'ishusho yanjye yazabona ahari anzi ko si hamwe duhuriye ariko akiri umugospel naramukundaga cyane naramukundaga yazimije impano ikomeye gusa n'uyu munsi nkunda voice ye ngakunda Patrick Nyamitari nubwo nawe yadusize akagenda mu buzima bumwe cyangwa ubundi sinyakunda guciraho umuntu iteka ko nzi neza yuko Imana ishobora kuzaduhuriza mu bundi buzima uwo nsorezaho rero nkahita njya ku makorari ni Aline Sano abo bose rero ndi kuvuga ni abantu bazamuye impano zabo cyane bahita bajya muri secular so bijya binkomeretsa umutima ariko mu by'ukuri Aline Sano kude chapeau aririmba neza pe so kandi uburyo akora performance ze biranyespira uburyo nanjye nakora ibintu byanjye murakoze mu makorari rero ho byo biroroshye mwansabye amakorari 5 ariko ikorari ya mbere of course ndiheraho abakurikiye Yesu nibo ba mbere ko urumva nibo napfukamye mu isi ndasenga ngo Mana umpuze nabo bipfa bidapfuka numva uko nasenze Imana bizasaba ko nongera gupfukama wenda nyibwira ngo bigenze biti sibyo kuko nubu hari igihe bigira gutyo ugasanga bibaye nk'ibyangamo gake ugasanga ya Mana nigize gute yingaruyemo itumye umurimo ukomeza korari ijya ku rutonde rwa kabiri of course utera uburiza arabwibanza ni Ambassadors of Christ ni korari nigiye ibintu byinshi kwijwi rya tenari n'umwigisha wanyigishije nkaba ngeze aha n'uwo muri Ambassadors kude chapeau kuko araho yamvanye hari naho yangejeje yitwaga Gatare G Ephraim ariko ni nyakwigendera yakuwe muri uyu mubiri ya Ambassadors rero ngahamya ko bampaye icyerekezo cy'imiririmbire nabo nubwo nagiye ntoragura hirya no hino kuri abo bandi nakubwiye babahanzi ku giti cyabo Israel mbonye we n'uwavuba ariko abo bose ba Mani Martin bandi abo ngabo baranyesipiye cyane hakaza healing ni korari n'ubu ntago ndashyikira ni nshyashya ariko ibintu bakora ntago navuga ngo bafite tekinike ziruta izandi makorari ariko imitegurire bagira platform uburyo bategura birantwika hagahita haza Sirowamu hariya buriya ntago ziri burenge Sirowamu rero aho bari hose bumve yuko nibo babona iki kiganiro muririmba nk'abadive pe ahubwo mwana twigisha so ngayo nguko hagahita haza rero korari yo ku iyereka ndumva zanarenza hari of course ni nyinshi nabo ntavuze mwumve ko ari kwa kundi ubwinshi bw'urukundo nkunda amakorari cyangwa abaririmbyi buba bwambanye bwinshi ariko abo nibo numva
bari bugufi, ariko nejo umbajije haza n'abandi, n'ubu hari n'abandi mu mutwe, kuko imiririmbire ya gospel iri kugenda izamuka cyane ku rwego rudasanzwe. So ndabishima cyane rero, ni ukuri. Didier, turagushimira tunasoza. Ese wagiriye iyihe nama abahanzi bagenzi bawe ndetse n'amakorali, cyane ko nawe wiririmbamo kandi ubimazemo igihe? Ese wasoza ubagiriye iyihe nama? Nasoza inama mbaha, burya imiririmbire ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kuririmba ni akazi, nubwo kataduhemba muri gospel, ariko njye mbifata nk'akazi. Iyo ngiye kuririmba numva ko ngiye gukora akazi. So ni umuhati rero. Iyo ufite akazi uri gukora, kugira ngo kabe keza ushyiramo umuhati wose. Iyo niyo nama ya mbere natanga. Inama ya kabiri no kudacika intege. Muri gospel tugira uburyo, tugira ibintu byinshi biduca intege. Korali irazamuka, yazamuka itorero rigatangira gushyira hasi. Yaba igiye kugira ahantu ijya, mwe muratumirwa cyane kenshi ntimukinaboneka, mugumaho. N'amafaranga yabo bagiye kwikoramo, bagiye kuyabuteza. So abantu badafite rero imbaraga ya Mwuka Wera bacika intege, ugasanga basubiye inyuma. Bati dufite ibiturwaye. Ni byinshi navuga birwanya abaririmbyi, uko Satani nicyo akora muri gospel. Ni abantu benshi b'abahanzi ku gitabo batekereje guhaguruka, bagatsindagirwa na bya bindi, badatsindagiwe n'ubushobozi bw'amafaranga, bagatsindagirwa n'ubushobozi bwa producer bakabashyira hasi, badatsindagiwe kugira ngo ya mpano abigiye kuzakiza babure. So Satani rero niwo murimo akora, ntabwo atwishimira mu mirimo dukora. So nagira inama rero umuhanzi wari we wese, nagira inama korali iyo ari yo yose, gukomera bagashikama kandi bagaharanira kujya mbere. Ndetse ntiyibagije ko muri iyi minsi bwo byaroroshye, hariho ama channel TV menshi, hariho amateleviziyo, hariho amaradiyo. Ni ukuri tugerageze ibihangano byacu, impano zacu muri gospel, tugerageze kuzizamura, tuzishyira abanyamakuru, itangazamakuru, ndetse batumenye, ntiducike intege. Kaba nubwo uyu munsi byakwanga, twumve ko ejo bizemera. Murakoze cyane. Ukiri umwana wumvaga uzabiki? Ukiri umwana wumvaga nzabiki? Numvaga nzaba umujinya. Ese ukunda kurya iki? Okay, ikintu nkunda uyu munsi. Wambaje icyo kurya cyangwa icyo nkunda? Icyo ukunda cyaba icyo kurya cyangwa icyo kunywa. Ukunda iki? Umbaje. Okay. So hejuru y'ibyo kurya no kunywa, reka nkubwira ngo icyo nkunda cyane. Nkunda umugore wanjye. Nkunda umugore wanjye cyane. Ahara byumva. Yego. Nkunda ukuntu nyine niyageze mu bantu. Nyine afite igikundiro. So ikindi kintu rero nkunda mu by'imirire, nkunda ifiriti. N'ubu ubwiye umugore wanjye ukamutelefona kuri telefone, umugabo wawe akunda iki? Akunda ifiriti na mayoneze. Ako kana siyo. So icyo kunywa rero byo ndahindagurika. Uyu munsi iyo haje akantu gashyangira amatsiko, wa amatsiko yanjye yo kuva kera aracyankurikirana. Haje marite, numva ndayikunze, ngira amatsiko yo kumva uko imeze. Nyinyweye numva ni nk'inzoga, ko ntabwo nayenze inzoga cyari cyo. Ngira nubwo banyeka ko yabisembara ngateni oya nisanze ariko. Okay, haje panashi, nayo ngira amatsiko yo kunywa panashi. Ubu rero niyo ndiho. Ninzi wawe uzanyakirize panashi. Yego. So ngayo nguko. Golgotha, ahantu h'umubabaro ni w'irembo ryanyugururiwe. Iryo rembo ni Yesu, yuremo ninjire mu ijuru. Nshuti yanjye nawe ngwino twinjire mw'irembo Yesu. Golgotha, Golgotha, ahantu h'umubabaro ni w'irembo ryanyugururiwe.
nyuremo ninjire mu ijuru nshuti yanjye nawe ngwino twinjire mu irembo Yesu. kwinjira n'ubuntu ngwino wizuyaza ibisabwa byose Yesu yarabyishyuye n'ubuntu kuri bose nakurobanura yugururiwe buri wese ubyifuza Gologota Gologota ahantu h'umubabaro niho irembo ryanyugururiwe iryo rembo ni Yesu nyuremo ninjire mu ijuru nshuti yanjye nawe ngwino twinjire mu irembo Yesu. Gologota Gologota ahantu h'umubabaro niho irembo ryanyugururiwe iryo rembo ni Yesu nyuremo ninjire mu ijuru nshuti yanjye nawe ngwino twinjire mu irembo Yesu. Gologota Gologota ahantu h'umubabaro niho irembo ryanyugururiwe iryo rembo ni Yesu nyuremo ninjire mu ijuru nshuti yanjye nawe ngwino twinjire mu irembo Yesu.